Nungu sibyo no mujyana. Cyane none se. Bageni simeze bite bari kwa mihanga. Bani woje wala. Wanga. None ibe. Yari kugenda gute. Nyine mu rugo hari mu cyaro umva mu rugo nje gusa. Iki baby none singo bakwita nde wallahi. Witwa Uwa. Uwa ndisi Uwa Erige. Ko sisha ubonaga umuntu uri imya ugahita urobasha. Itonde cyabwo ndafite ikibazo mu itonde Twumva ndangiye kugamo ndagasa. mugabanye ibintu byirari bro. Ndagasi wala. Igicya. None nge navuye mu rugo mu rugo wacu ni mu cyaro. Nza mu mujyi nje gushaka akazi none narakoze. Mu cyaro cyane tugenyera buri wala. Ese hano ku muhanda ni murara niho wirirwa bigenda. Niho nirirwa niho mu rugo. You think say they wise? Ubuzima bwanga ukaza kubishobora. Ko n'iby'ubuzima nyine ngiye byarancanye. Sisi nta kuntu byagenda kuba kuri umuhanda ko hano haba ibirara byinshi inyamaswa Ya baby nayo ni ndara wala indagasa. ariko si Ibyo bro kintu cyacyo ni kirara. reka nze ngo basi Simwe mu mayakanya gato we yangamuvugisha ko turasongera guhura. we uhuye n'umuntu uri mu isuku twicaho tubirarangiye mani wala abajamani guca mani. yuko atari mayibobo shamani twikomereje Ganira nawe nyine. Sibyo wowe uzapucosha gusa ko piti yawe. waza tukagenda ariko uzarumbira nyoko urukundo Vanessa. kabo hari iminsi mike yamubwiye turabona aho kuba uzaza gucamo basongera ukaza Kujya kubiwanye Imana ishimwe pe mbonyana ho ku. This man. byishimiye maze narinzi ko utari bubyishimire ko kubona umwari w'umunyarwanda yicaye ku muhanda ngo yirirwa yarara nta kintu akora Uziko hano abantu bamaze icyumweru ndi kuharara. n'abagizi ba nabi mwese mubura se ahangaha abagizi ba nabi cyane bajya bahategera n'abantu yo ku mahanga w'umwana w'umukobwa ntabwo byaba ari sawa kuri wowe Njye namaze kubimenyera ariko nyine niba ushaka kuntwara mu rugo nabyo nabikunda. none si mubaze akantu gatoya cyatumye ejo wanyuma umuntu ukiri umwana mutoya wakagombye kuba uri mu rugo uri ku ishuri ababyeyi bakwitaho byaje kugenda gutya Nyine mama wanjye yarapfuye tukawandisha ku wundi mugore umugore nyine akajya ntoteza akankubita akankoresha imirimo ivunanye arangije umunsi n'udupange nyine ajya akora akazi ko kubayo ajya ataha ukwezi kurangiye siko paul y'umubyeyi kandi umwanya gufata bikavuga kandi papa wanjye yaragiye ku kazi none mama wacu akaba yaranyirukanye akambwira ngo ugenda no si papa na nubwo nzi niyo yakoze nta kandi agira ku buryo bakaba wamuhamagaye ukubwira ukuntu byakugendekeye kandi mu rugo ari mu cyaro no si nta telefone zihari hari wowe katugendane mu rugo umwiyiteho urebe n'icyo washyira mu nda kuko ndabona iminsi iba myinshi ahangaha ntabwo ubuzima buba bworoshye ngo numara kwisuzanya ibyo tuzabiganiraho neza urabona ubuzima butari kugenda buze gake gake urabona usigaye umeze neza usigaye useka kwa kundi nagusanze hahandi wari warihebye wagira ngo sinzi urabona ko ibintu biri kugenda bize gake gake tu kuko uvuga nyine umwandi bato kuko ntabwo kukureba si umuntu mukundana wagukuye ahantu hameze kuriya akagufasha akakwitaho buri kimwe ubwo nibyo kumureba ntabwo uri proud yanjye ntabwo ubizi gusa warakoze nyine kumfasha nakoze kugufasha nyine ubwo kubona yagufashije nawe ubwo nyine hari ikindi kintu ugomba kumfasha cyane se wumva ariko iwanyu muri abakire nagufasha ukundi kuntu wamfasha biterekeranye ku by'amafaranga ariko nyine nawe wamfasha tu nabonye iwanyu wakenera mu kiguri singiye nta kintu nagufasha nyine erega ku isi nta muntu ugira byose ushobora kugira amafaranga ariko nta bantu ufite ushobora kugira abantu nta mafaranga ushobora kugira abantu n'amafaranga nta rukundo fashe mu buryo bwerekeranye n'ubuzima rero nawe ushaka mfasha mu buryo bwerekeranye utari kubyumva ariko bivuze ndeba niyo utari kubyumva siko ufite isoni nabarire nta kibazo gihari ese ushatse kureba ibyo nakoreye byose ibyo bintu ni ibiki ugiye gukora ntabwo byashoboka usigaye kumufata ku ngufu ntabwo navunitse njyambe undi mwumva mama we mama
cyane nta muntu nzongera kwizera wakinyereka mana yanjye kikisisi cyangwa ikobwa mwa muhagarare manzi mbabwira kandi narabivuze Mungu turamuzinyira twamubivuga gutari dore yaguteye indaho sinabikubwiraga maze mumbwira hano dore bizajya biramara kwigira nabi yagize ute oya yagize ute yayigutera ukureba he iriya siri yamfashe ku ngufu uri kureba he ndagaso ariko iri kureba hejuru uwo bebe ariko wala ntabwo twamuterera nara uribuka tumusanga ari haruguru wala hena nakireka abajama barasigarana kabisa kugenda narabivuze turampeta zarumbira nyina mani genda reka nze tuve kukijyana wabo tukijugunye kukijyana nakundi no Jembera ndumva tawaganda batavuga nanjye wayigeze yagenda kinaratira cyangwa wowe uramutite nawe mubwiye zarumbira nyina Meri bimeze bite? Neza. Amakuru y'iminsi. Bari Abe. Nimba nahamagire bana ntago muri kunyumva. Cyavuye ko gifite urusaku cyabaye kera. Dusanga hano haruguru no twicaye. Kubona cyari amavuriro. Arahari. Yagiye? Arahari. Arahari ari hese. Vie ndahabaye. Nimba navugiye. Ura igemba navugiye nago muri kunyumva. Muri gukora iki se hano ka? Kandi usanga urukunderetera umugore sha. Ruguru umwana wanjye ntago ngwizeraga. Urabizi ko natabyo. Ntago ngwizeraga sha. Ntago nabyo kamuze. Icara. Ya mico yahandi utangiye kuyizana ni wanjye. Ninda kumena ugurutwe. Uzamenye ko ndimba. Wowe bite bya kutandekeye ibiryo uzi ko ngenda rya bigiye ute? Yarinzi kabwa ari wafite urufunguzo twarubuze. Urufunguzo mwarubuze? Nanjye navuye mu mugisha ndicara negereje nsikara wo rufite. Ariko umuntu ariko abagabo twagorwa ni kuri kw'Imana. Ubwo naje urutwe rwayagaye ucyuya cyaje nzi ko ngiye kurya. Ariko mama ibi ni ibiki koko? None ubwo twabigenza ni nanjye nsikara wo rufite. Ushatse kumbwira ko nongeye kubwira iki? Nose nge nari. Ariko iyo muri hamwe mugirana gakungu ko ndi kubibona. Mufite ingeso. Anagaye nsikara umwana na nyina tuba twisanzwe twaganiye. Gateye gupanga no tugiye kujya kwiga. Kandi mayigadi nureba nabi nzakwese. Nzakwese. N'uburyo nkuko. Ako nigutegeye umbwira ngo ngiye mu kazi cyo yacyaje ukambwira ngo nta biryo watetse. Uri gukora iki? Cyangwa wowe umuntu gutera inda gutari ariko hari akantu nibutse mana ntabwo cyatwera tukavutura aho mwa wiki oya banyine mubwira wowe banze wumve kugufasha ubundi wowe gutera inda yarangije kuyigutera natwe wareka twige tukarera no ku mwana reka twiwe twihere bwa rimwe gusa ubundi tweze kwa nyina umwana azamuka ariko ninjye urabanza nawe ninjye urabanza mwana sinjye nicyo gitekerezo ni urabanza wowe mbasha kugarika wowe mwana bari cyangwa se mu mbabari ngenda bingi nari kurufasha mukorera imana mana se wono katakoreye imana ariko kuba muhaye twege ndo turabantu ngabandi ngani butaraduha twigende aho mana unagize ukanareza n'umuntu bwarimwe abamani imyamani ndabinginze mu mbabari nyina duhereza ndabinginze mu mbabari ntabwo umuntu asabaga wowe nta kintu zo tatamvara tora tatukubwira wowe ako shana ushaka gutera inda bwa kabiri aho je no si hari inda yinjiraga mu yindi wowe ngiraga ngo zibaga ibiri zikirira wowe waratanye dufate vava duhereza cyangwa mu mbabari ndabinginze mu mbabari ubwo umuntu azaba umuntu aragusaba injura magana ga cyangwa ndigendanye cyane kavane ubundi kino gikobwa nta n'ubundi nta n'igihe kitatwina sibyo ubundi ndabona kujya ibisigarizo tukana n'ubundi kino cyabaye kibegeti cyataye n'ubwomba ubundi kino ni icy'ubutsa buri munsi akubita ugasanga niba ngikindi wiri urarebana n'uyu nguyu ubwo bari twatembeye mwatembeye ngaho ubunyumvire ni ukuri kw'Imana Muze kuziri kuvuga nabi ntacyo byategerezaho kuvuga na nyanyanyashwe umva tunagenda no cyana kigira gasuzuguro icyo byangira Suzuguragira waje kuno gise buretse urutwe nzarunyahusha none se Marigarita sasa rero ni wowe dusigaranye urumva je ugiye kumbwira buryo ki aho kira cyane ubonaga ari kizima si waje ngize ukuri
mbwire ndabizi neza ari amabanga y'ubuze uramwana ubonaga ari muzima muzima nyene igihe cyose mbona kishagaraye igihe cyose nuko kujagaraza none ugagwana gahenge ngo ubone n'igihe cyo guteka aya tuba tugomba no kuganira cyangwa ubwo buriya musigaye mwirirwa mu byanyu ubwo waguye horo nyine naguhera hese ariko mana nuzisiye mare ndahari urahari yego cyako ngende kubona udahari shaka kubona udahari pe kereka niba uhari bya bindi byo kuri telefone nyine biraho naho ubundi nje mbona udahari ndahari aka urahari yaba uhari ntago mba mbwiriwe none ibintu bitamenya asubona rufunguzo umugore muzima utamenya ko umugabo wararya ubwo nge nariye iyo nagiye kubona natasoroye hanze utangiye kunyishongura nyiri waba kandi komera isimuvuye kaje hano no kwa Magabe ni karibu yombe mbazaniye umushitsi si wibikako n'abashitsi dore nguyu hano mu mushitsi wanyu nababwira ikibazo uruwaye muko hano no kwa Magabe nyine uruwaye mwicari umushitsi se mwicari ntago ndi kubyumva umushitsi waruzi ko arazi umushitsi je nta mushitsi nari sibyo navuze kubera iki mwimbisha kandi mari gate nzakumena tugize n'abashitsi niwigeze unabindeguza gute je ntago ndi kubyumva ni gute ngo bakire nyine bahe nibyo kurya afite ikibazo kibuza afite ikibazo ni ndakubwiye ko hano twe hano ntago turi abayobozi nta buyobozi buranga ikibazo umwana ungana uke se agira ibibazo gute kandi uzi yuko nta rugo ufite urugo umugabo yakwirukanye se ikibazo cyo natewe n'umwana wawe yaguteye iki avuze yaguteye ikihe kibazo yewe mungu wanjye Gabi ndamuzi natereta nashu mbese kuriya ndamutunze ndamuzi neza sajya avugana n'abakobwa ahubwo we ukerekana bagiye kumwibambaza ndabizi ntabwo ajashiguka pe ntiyashiguka ntabwo Magabireka kumuvuga nashiguka siyamfashe ku ngufu nafata ku ngufu mwana wanjye aritonda kumwe ndemutangire guhakana ubwo rimwe mwari muri kumwosha umuntu wacu mwamagara mukamubaza ari ibintu ntari kumva neza avuze ngo iki nanjye nabyo ni wowe ndi kubaza avuze ngo sikubizi ko umwana wacu atajya tereta ubwo ari kubaza nganyumvire ubwo nyine wasanga muhamagare mu mubaze niba banaziranye ngo bamuteye inda bayigutese uri kureba ifite n'ameza nizere ko ari inda yo mu myenda ntabwo ngiye nakwemera ko umwana wanjye yaguteye ariko urasetsa inda mu myenda yandeye inda y'umwana yani imitwe sha mwe muza guteka imitwe mu maburu mungu wanjye ndabizi ko atajya bikora kamanzi babwira ibyo mutangiye kwivugishwa byose ngo munkuremo inda nge nsubire yuko naje oya hago reka twumvikane washeshuje gukora iki waramwemere niba nari we kaze nkubwire vie niba nari we waguteye iyo nda wamwemereye iki yamfashe ku ngufu nasi nge najya afata ngufu ari gumungu wanjye ndamuzi namba akagira yafasha nakugejeje ndaki by'abana ariko besha avuga niba ushaka kurya tubuhereza ibidutahe ariko aho Gabi wanjye kumubeshera umva ahubwo si witwa nde ahubwo weho kireka wavuga ngo uyu mugabo wanjye nayo ubunyobwa none waguteye inda ariko umuhungu wanjye ndabizi ko ari nuko umugabo wanjye simushira amakega mana ni ipfizage hose agenda sekura ariko umuhungu wanjye ndabizisha siyashobora no guterura inkoko ubwo ninjye wasimbuye mu ngo wawe ubwo ninjye wabayisaje arega nyine nawe uri umugabo wanjye ntago wabikora ariko abakobwa b'ikigabo bari kuducanga wa mugabo we bizi umuhungu wacu ntakintu ajya akora nateretana n'umukobwa arazana ngaha afite imyaka 18 nta mukobwa arateretanga amuzana ngaha none abangaba yaguteye inda yagutera yese ntandagira gakungu ubwo nabo yakagombye gutereta ninjye umuterete oya nyine nawe ntago wamutereta urankunda ariko sinzi ariko abundi ari rese nabamwirukanye Gabi umva ubujiji umva ikinyabupfura cye ngo ye umuntu w'umupapa ye uretse ndaza kukwigaho Gabi wanjye hajya rura nta n'isoni ufite wambwiraga ngo iki ngo Gabi wanjye ngo nagakundaga abakobwa ngo
nago gahaguruka sengibisi sengibi wirisheri wanjye ujya rero ndi kubona ngenda nibyo nabonye narakubwiye ndi hafi ya ishano rizakubwira wo musore nuri kureba no sinaguzi ko cyagiye waneye mumvira uruhande rw'urwo mugende nubundi sigarana n'abana bawe je mungu wawe yaneye okay niba araguteye inda nakujyana iyo ashaka ni muyige cyangwa muyikuremo akusha kabiri kanga ugenda utera wabaye inkoko inda uri isake nibyo ndi kukubaza ndakarabaga ndahongira gindi ndakaraba sibyo navuze se mungu wanjye ntabwo yakira yuko uri kwibagiza ukuntu waneye inda ryari turaziranye ngaraga tuziranye ari kumbeshyera nibwo namubona si wambwiye ko badakura ko nta mukobwa akundana nawe se rero gabe ndakumva biye sha ngo wigize iki ngo wigize nyoni nyinshi ana kintu nigize uyu mukobwa wateye inda niba uzi neza ko ugomba kumutunga niko bigomba kugenda nawe uri gushyiramo gabanya inda nawe ngo ngabanye iki ngabanye inda wowe ushatse kuba kari njye utwite umva uyu mukobwa ugomba kumutunga ave inda uyu mukobwa wataha ndakuzi ushatse kwibagiza ko waneye waya nago ndava uri kumbeshyera inda nje navuye mu rugo ndumwe nago nshaka gusubira mu rugo turi babiri ayo ufite abamukushaka kumukeraho papa ari kukubeshya bura nago muzundi we bura nakubitisha umuntu mukumi weho mubwira umuntu ari guteye akujya no kumuyobora komana ushaka kumutsetsa ushaka ngo ndire ushaka ndamwa burangiye kanze mbabwira bira bintu bigiye binaranungwe ngiye ntabwo nari nzi ko umuhungu wanjye Gabi yakifatanya agiye gutereta cyangwa ngagiye gukundana nari nzi neza ko atatera inda kataravugana nabo ahubwo sigara n'urwawe via wakurwanirira sigara ntabwo wagenda gutya sigara n'uyu mukobwa nyine urukumva ko umukobwa uzikumbeshyera akubeshyera si arakuyobera umugumane muzanyi nigira gushaka urukundo si ngewe yansabye yaje afite ikibazo mu service ngo baramwirukanye rero nanjye yankorera umuti ariko nanda namuteye ariko mbeye wamuteye kanguheresha nibitari ibyo urabyemera abwira ukuntu umbwira ngo ntanda wamuteye ave utikora mu nda muze nanda wamuteye nanda kanasubiramo kangubwire uko byagenze ndakubwira bwira uko byagenze uyu mukobwa ku muhanda uri kunjijisha ubona mfite urusha mu mutwe ubona kurusha ubwenge uri kubona arimo kaburimbo oya mwe mwabonye ariko nambara za shikaramu na nubu ntabwo urabyemera nabyemeye urisheri wanjye ndagukunda